ijuru ntago ari rimwe, hari amajuru menshi, ariko hejuru y'ayo majuru hari ijuru risumba andi majuru. Urugero naguha ni nko mu isengesho rya data wa twese uri mu ijuru. Mu gifaransa baravuga ngo notre père qui est aux cieux. Baba bavuga Imana noneho ya yindi iri hejuru y'amajuru. Amajuru Bibiliya twigisha ni amajuru atatu. Icyakora hariho imyizerere myinshi igiye itandukanye, nko mu Bayahudi, nko mu Bamizirima, n'indi myizerere igiye itandukanye ishingiye ku Bukristo, yizera ko habaho amajuru. Bagira ikintu bita duality, bavuga ko habaho imana ebyiri. Habaho imana y'Abayahudi yo mu isezerano rya kera y'ingome, ikora ibintu bibi, yica abantu, ibintu nk'ibyo. Hanyuma bakavuga ko iyo mana yo muri Ancien Testament cyangwa imana y'Abayahudi yaneshejwe n'Imana yaje amayerekwa ajya aturuka muri ayo majuru, akaza hagati muri twebwe tukayakira nk'aturutse ku Mana kandi aturutse mu rindi juru. Uwazanye ubwo butumwa hari ijuru avuye mu ijuru, yagiranye ibiganiro n'ibiremwa by'umwuka, ariko ntago yagiranye ibiganiro n'ibiremwa biri mu ijuru ry'Imana rya rindi rya gatatu. Twahuye n'ikibazo gikomeye, imyuka ituruka mu yandi majuru yinjira mu itorero, irazivangira ibyera twari twarahawe n'Imana, bituma noneho abahamagarwa muri iki gihe bameze nkaho hari inyigisho uyu munsi zivuga ko ibyabaye kuri Pentekote byarangiranye n'igihe cy'intumwa, ariko twebwe bitakitureba. Ikintu cy'ivangirwa cyaje mu itorero cyatumye abantu basa naho batinya cyane icyitwa iyerekwa cyose, batinya cyane icyitwa ubuhanuzi cyose, ndetse n'uhanura bakamwita ko avugana n'abadayimoni, agira ate. Kugira ngo twizere ko tuzajya mu ijuru, yagombaga kuduha igihwanyije agaciro n'ijuru tuzajyamo, cyangwa se ikirusha agaciro ijuru tuzajyamo. Nutamenya abo turwana nabo n'ubutware bwabo n'ubushobozi bwabo n'aho bari, bizatuma utarwana intambara nzi. Ntabwo ari bya bindi ya myuka iziga kubita abantu abadayimoni bakabasekura bakabasaza. Oya, ni imyuka igize hagati mu itorero ikazana. Mbese abamarayika bose si imyuka ikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Abo bamarayika wabasha kubatandukanya ute n'indi myuka yindi ituruka mu yandi majuru kandi nayo ikaza hagati muri twebwe? Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Kubera iki duha cyane umwanya Satani tukumvikanisha ko ari gukorana n'abantu kurenza uko Imana akorana n'abantu kandi ariyo muremyi wabo? Satani numwitegereza neza uzasanga yigana iby'Imana ikora byose. Uzasanga yigana ibintu by'Imana ku buryo niba Imana ishaka abantu birinda, Satani we arashaka abantu bitamba. Umusatsi wacu ukeneye kogwamo dukoresheje amavuta. Umuntu rero ubishoboye ashobora gukoresha amavuta y'ubwoko butatu butandukanye, ukavanga. Kogamo ni uburyo bubiri, hari icyo bita bain d'huile, hari icyo bita douche d'huile. Kubera ko umusatsi wacu urarembye cyane ku buryo douche d'huile ishobora kutagufasha. Ufata amavuta, niba ari amavuta asanzwe y'amazi cyangwa ari amavuta akomeye nk'ay'inka ukayashongesha. Jewe nkunda kugira abantu inama kwikorera ibintu bakoresha mu misatsi yabo kuko ubuzi ibintu birimo. Spray rero y'ukuntu yikora, ufata amavuta nkunze kubona meza muri spray yaba nk'amavuta y'ikibonobono, amavuta bita castor oil cyangwa huile de ricin. Hanyuma muri icyo gihe nyine ukaba utegereje wajya muri douche koga amazi. Waba rero udafite umwanya, uba ufite icupa ryawe ribamo amavuta yo koga muri douche, ushobora kuyasiga direct ku mubiri cyangwa kuyafata muri gant ugiye koga ukayasiga ku mubiri, warangiza ukinyuguza amazi. Uzi nko koga amavuta nijoro ugiye kuryama, uhita usinzira nk'akabebe ugashyirwayo. Umugabekazi w'ijuru niwe ugira abahanuzi kazi b'amasugi. Tuzamugarukaho cyane tumutindeho nitugera ku ijuru rya kabiri, kuko niryo juru uyu mugabekazi w'ijuru atuyemo, niryo juru n'abandi badayimoni bakomeye abitwa ba Jupiter, abitwa ba Pluto. Iryo juru rya kabiri niho tuzabasanga. Pluto bisobanura Hadesi cyangwa se ukuzimu, nyamara dufite umubumbe witwa Pluto. Iyo batubwira ngo bagiye kuri Mars baba bagiye mu biki? Venus urasanga ari irindi zina bitaga la déesse Diane. Mercure urasanga ari imana runaka, uko yakabaye yose yitwa amazina y'imyuka ikomeye kandi yagiye ikarakteriza ibihugu runaka, bikabona imbaraga z'iyo myuka. Abahinduye benshi
mu bihe bikomeye babitse ubutunzi bwabo. Dushuhuje ubana natwe buri munsi bakurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV kandi tukwifuriza amahoro y'Imana. Turasuhuza abantu mwese abanyarwanda muri hirya no hino n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, yaba abarundi ndetse n'andi moko y'abanyarwanda yamaze igihe kinini ahandi hantu mu bindi bihugu. Turasuhuza rero abantu mwese abari hano mu Rwanda, muri East Africa, Afrika y'Uburasirazuba, mu karere k'ibiyaga bigari, ibindi bihugu byose byo hirya muri Afrika, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique ndetse n'abari South Africa. Turasuhuza abari Central Africa, turasuhuza mwese mudukurikira muri Madagascar, yewe rwose turabasuhuje mwese abanyarwanda aho muri hose mu bihugu bya Afrika. Turasuhuza rero n'abanyarwanda mwese bari Belgique kwa Clarisse mukurikira ibiganiro tugera tubagezaho mwese, ndetse n'abandi bari mu Buholande kwa Pastor Ureni. Turasuhuza abanyarwanda bari muri Sweden, Norway, abanyarwanda bari mu Busuwisi, ntabwo twabarangiza muri France, abari hariya muri Mayotte, mu kirwa cya Mayotte, mahoro y'Imana bane namwe. Turasuhuza n'abandi mwese muri Amerika, muri state zitandukanye, ndetse n'abandi banyarwanda bari umugabane wa Aziya, mu Buhinde, mu Bushinwa, Korea y'Epfo, tujya tubabona batwandikira, ndetse n'abandi mwese muri ku mugabane wa Oceania, abantu mwese muri Australia. Imana ibaha umugisha ku mwanya mufata mwumva bino biganiro. Uyu munsi turagarutse rero mu kiganiro cyitwa Menya Nibi uko bisanzwe. Aho wambaza se uje wenyine? Hoya ntabwo nje njyenyine, nari mvuze nti abantu bose bari Belgique kwa Clarisse. Rero uyu munsi turagarukanye na Mama Clarisse mu kiganiro cyacu Menya Nibi, aho tuba dufite insanganyamatsiko nziza iryoshye. Mbere yuko rero tuyinjiramo, reka tukubike mu matsiko, ahubwo tumwakira abanze agusuhuze ndetse asuhuze n'abandi bashyashya baba ari bwo bwa mbere baje abibwira. Clarisse, turakwakiriye, gubwa neza aho ngaho muri Belgique. Murakoze cyane kunyakira, ni umugisha nanone kongera kuboneka kuri Iron TV. Dushimira n'abantu bakunda ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi baza kudukurikira hano kuri Iron kugira ngo tuganire, kugira ngo twungurane, kugira ngo tugaburirane impano zacu nk'uko Imana yaduhaye imihamagaro igiye itandukanye. Ngira ngo njya mbona kuba mvugira Imana ndi umugore bikunda guteza impagarara, ariko nta kundi twabigenza. Nta kundi twabigenza. Petero yigeze kugira iyerekwa, abonye ibyo kwa Koruneliyo abanza kubinena kubera ko yumvaga ari ibyagenewe abantu runaka, ariko yigereyeyo Imana imujyanye imugejejeyo, arangije mu gice cya 11 cy'ibyakozwe n'intumwa yavuze ijambo rikomeye ngo none se ubwo bahawe impano imeze nk'iyo natwe twahawe, none se niba abagore bahawe impano imeze nk'iyo namwe abagabo mwahawe, bigende bite? Rero hari igihe umuntu aba yishakira nk'amazi mu ijerekani hanyuma akayabona mu kibindi, ariko iyo ubonye amazi mu kibindi ntabwo ubaza cya kibindi ngo kuki amazi akurimo, reka da, ahubwo ujya gushaka uwashyize amazi muri icyo kibindi. Hari umuntu wizira kuri Iron yiteguye kugaburirwa yenda n'umugabo, agasanga Imana yahinduye ibintu, yasutse amazi mu kibindi. Rero rwose ubu ndenganyije iyo umfashe jewe nk'ikibindi Imana yisukiyemo amazi ukambaza impamvu ndi mwayo mazi, reka da, baza nyiramazi nyine nyir'umurimo wahisemo kuyasuka mu kibindi kandi amajerekani, amajage, ibirahure byiza bihari. Rwose tureke gucumurira ku bintu by'ubusa gusa. Nabasuhuzaga rero mbabwira ko ndi ikibindi Imana yishyiriyemo amazi muri aka kanya rwose, kandi nejejwe no kongera kubana namwe, yaba abakunda kumva ubutumwa buvuzwe n'umuntu uwo ari we wese,
yaba yenda abadafashwa no kuba amazi ari mu kibindi nk'uko maze kubivuga, ndahamya neza ko Imana izagenda isobanurira abantu, hari ibintu bitakirwa kugera uyu munsi bazageraho bakakira. Ndasuhuza rero bene data dukorana umurimo hano kuri Ayalon aho bari hose. Ndasuhuza abavandimwe badukurikira hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abantu bumva Ikinyarwanda, kandi njya mbibona ni ukuri ko hari abantu Imana yazanye kugira ngo tuganire ibi bintu. Papa Jean-Luc, hari abantu Imana yazanye mu buryo utatekereza, bifuza ukuri kuri hano, bifuza icyo Imana yadushyizemo, kuko ahari se aho bajyaga bateranira n'aho bumviraga ijambo, ibyo bumva aha batabihumva, kandi ducishijwe bugufi mu mitima yacu kugira ngo tubashimire, dushimire n'Imana yahisemo ko tugabura ibyayo hano kuri Ayalon. Imana iduhane umugisha. Kararisi, Imana igumushye cyane. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu uyu munsi, noneho ifite insanganyamatsiko nziza iryoshye. Mbere y'uko wenda ngira nk'akantu gato navuga, ni iki uyu munsi mwatuzaniye, mwaduteguriye? Uyu munsi tugiye kwinjira mu yindi nsanganyamatsiko. Iyo twari turi mu bushize ivuga kuri Afurika mu buhanuzi twarayishoje, ubu noneho tugiye kwinjira mu yindi nsanganyamatsiko ivuga ngo ijuru n'amajuru. Tugiye kubona ko ijuru si rimwe, hari amajuru menshi, buri juru rifite umwuka uriyobora n'abatware n'abategeka bari muri ryo n'imyuka ikorera muri ryo. Rero tuzaba tuganira, tuzakora development yenda mu biganiro bigiye bitandukanye kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ku ijuru ry'Imana n'amajuru atandukanye yandi ahari kandi nayo afite ibiyakoreramo. Rimwe na rimwe abantu bajya bajyanwa muri yo bakabyitiranya na paradizo y'Imana. Wenda mbere ko twinjiramo tugarutse gatoya ku kiganiro twashoje Afurika mu buhanuzi, nubwo kitarangira buriya dukomeje n'ibindi Imana yazana byinshi. Cyanyuma twasorejeho wavuze gatoya ku birebana n'aba bantu baje bitwikire cyangwa bishe mu iyobokamana b'abakoloni, bigatuma hari ibintu byinshi bangiza ku munyafurika. Hari naho winjiye ku birebana n'umusatsi. Iki kintu nakibajijwe n'abantu batagira ingano, natswe nimero n'abantu benshi zawe, abantu bati ahubwo shinga amagurupe ubigisha ibyo bintu cyane. Abamama n'abakobwa baranyandikiye, n'abagabo baranyandikiye benshi, ati iyi misatsi yacu n'ukuntu byagenze, dukeneye imisatsi yacu ko itungana. Hari abantu benshi bagiye banyaka nimero zawe rwose, kandi hari n'abo nazihaye, sinzi niba banagiye bakuvugisha, kuko nabura gukuru nabakanira mbabwira n'ubundi nta mwanya afite. Rero iki kintu wakivuzeho, ariko abantu bagenda bati azadufashe yongera gisobanurireho cyane. Ntabwo mvuze ko tugiye guta tukinjiramo, ariko ntabwo tuza gusoza utakivuzeho. Urakoze cyane kuzana icyo kintu, kuko koko abantu benshi abafite nimero zanjye hafi ya bose baranyandikiye, abandi nabo tudasanzwe tuziranye hari abanyandikiye. Ubwo ugize neza kuko umpaye uburyo bwo guhita nisegura ku bantu. Ni ukuri yenda wowe Jean-Luc wambera umuhamya, ikibazo cy'umwanya wanjye giteye ubwoba. Ndimo ndasenga Imana, ejo bundi niyo narimo nganira n'umukozi w'Imana, ndamubwira ntubu koko niho ndi gusobanukirwa ikintu Imana yavuze ngo tuyikorere mu gihe kidukwiriye n'ikitadukwiriye. Njye ndi mu gihe gisa n'ikidakwiriye kuko umwanya utaboneka, ariko Imana ishobora kundemera umwanya ikangirira neza, igakora mu mirimo yayo, mu bitangaza byayo, bikajya binkundira nkabohoka nkaganira n'abantu. Nk'ubu abantu benshi cyane, kuko nyuma ya kiriya kiganiro, nicyo kiganiro twakoze, nandikirwa n'abantu barenze ukwemera. Nandikirwa n'abantu benshi, amanimero yo ku migabane yose igize isi. Mbona ko abantu iki kintu baragikeneye koko, ariko malheureusement n'izo message inyinshi sindanazifungura. Ndagenda nkabona nyine ko hariho message, nkabona Imana koko wampaye umwanya. Buriya hari ubuhamya ntaguhaye. Mu mwaka wa 2020 nagize akantu bita burnout.
kwa kuntu bya bintu bita surmenage, sinzi niba ujya ubyumva. Ngira surmenage, mba surmene neza biricanga kubera kutaruhuka bihagije. Imwe mu nama nahawe kandi yangiriye umumaro n'abaganga ni ukugabanya telefoni. Akenshi rero telefone yanjye sinzi niba n'izindi ariko bigenda, nkunda kuba ndi nko gusoma cyangwa se ndimo ntegura ibyo tuzaganira mu kanya mbonye. Rero iyo telefone yanjye yaka bigaragara nkaho ndi online kuri WhatsApp. Icyo kintu kinteranya n'abantu, kuko umuntu akubona kuri online agahita yandika, yakwandika akabona ntumusubije, kandi ati burya wa mugore n'umwirasi uri aho ngaho. Ariko mumbabarire ni ukuri, telefone nyigenza gahoro uko nshoboye. Nkagira igihe runaka nihaye njyaho, najya kuri WhatsApp nkasubiza message nshoboye, izindi nkavuga nti nzakomeza n'ejo, kuko experience nagize muri 2020 sinshaka kongera kuyigira. Ndashimira Imana yankuye muri icyo kibazo cyari kinkomereye, ariko ngomba kubyitondamo kugira ngo ntongera kugwa muri icyo kibazo. Ngira ukuntu nkunda guhora ndimo mera nk'ukora amarecherche, nk'urimo niga utuntu n'utundi mu mutwe, bikagenda nkaruha simenye ko narushye, kuko nk'iyo ndi kwiga ku kintu mba natwawe ku buryo mba ntacyumva umutwe wanjye. Ubwo rero icyo kintu cy'imisatsi yenda nidusoza tuze gusiga nk'utunota tungahe. Ariko rero reka mpite nanabivuga, utuodiyo nakoresheje mu magroupe ya mbere naduhaye Jean-Luc, mujye mumuhamagara tubahe. Nakoze iki kintu ntugikate, kandi rwose iri tangazo ntanze nturikate umbabarire. Nafashe utuodiyo, nawe madamu we yari abikeneye. Utuodiyo nakoresheje mu maklase nabanje mu magroupe nakoze, kuko nigeze kubikora narabivuze, mbyigisha abantu kandi byagize umusaruro. Namuhaye amaodiyo, ikigoye nuko agomba kohereza imwe kuko iyo azikiritse akazohereza zose zihita zibusana. Namuhaye amaodiyo, namuhaye amavideo, namuhaye amafoto ahamye ibyo navuze. Namweretse abantu bari bariho, abazungu bakigera muri Afurika barabafotora, namuhaye amafoto yabyo. Ibyo bintu rero urabifite, ahubwo abantu baguhamagara bagusaba nimero yanjye bari bakwiye kujya baguhamagara bagusaba utwo tuntu. Ubwo ndabaguhaye nyine. Nta kibazo, uri bwongere ibintu gatoya kuko n'igihe nawe washaka kwibonera unabivuga, ariko ndacyemera rwose umuntu uzabishaka nzabimuha nta kibazo. Hanyuma Clarisse, wadufasha gusenga kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu? Reka dusenge Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye yuko wongeye kutugirira neza. Mwami Imana, ukatwizera, ukatugabira uyu murimo kugira ngo tuwukore kuri iki gicamunsi. Icyubahiro kibi cyawe Papa. Ndasenga rero kugira ngo kubaho kwawe kuboneke muri iki kiganiro, ntibibe ibitekerezo byacu, ntibibe imyumvire yacu, ahubwo Mwami wanjye ndasenga kugira ngo umwuka wera waduhaye azafate controle, ayobore buri kintu, aganirize buri mutima. Kandi Mwami, birashoboka ko hari bene data badukurikiye barushye, bananiwe mu mitima. Mwami Imana, bafite imvune zo mu mitima, reka ubibutse ko mu byo Kristo yaje kwikorera n'izo mvune zo mu mitima yabo zirimo. Mu izina rya Yesu bahabwe ikiruhuko mu mitima yabo. Mwami, hari abadukurikiye imibiri yabo iruhijwe n'uburwayi. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, wavuze yuko tuzarambura ibiganza ku barwayi bagakira. Nubwo tutari kumwe nabo ngo tubarambureho ibiganza, ariko turohereza ijambo ry'ubutware Mwami riturutse ku mutima wawe, mu izina rya Yesu, kugira ngo buri ndwara na buri mvune yose yo mu mubiri Mwami ihunge imibiri yabo, babashe kugira akaruhuko mu mibiri yabo, bagukorere banezerewe. Data, reka uburwayi bwaba ubusanzwe bukira n'ubudakira, mu izina rya Yesu bwumve irijwi Mwami, buhunga umubiri w'umuntu wese. Mwami Imana, abantu ubaha amaboko yakira gukira Mwami, kuko intimba zacu nizo wishyizeho, imibabaro yacu niyo wikoreye Mwami. Reka
reka ubugingo bwa buri muntu buhindukire imbere yawe kuko wacumitiwe gukiranirwa kwacu mwami. Reka mu izina rya Yesu ubu butumwa ubutumwa buzana agakiza mu buzima bw'abantu, buzana impinduka mwami, kandi burusheho gutegurira umugeni guhura n'umukwe kuko umukwe araje ageze ku bicu. Mwami wanjye, reka amaso y'abera abashe kumubona, kandi buri muntu udukurikiye mwami abashe gutera intambwe mu byo yizeye. Ni mu izina ry'umwami Yesu dusenze twizeye, amen. Dutangire topic yacu. Navuga ngo uyu munsi ni introduction tugiye gukora, kuko ndibwira ko ni ikiganiro kirekire ku badukurikiye. Ubwo ni insanganyamatsiko ivuga ngo ijuru n'amajuru. Ese Clarisse, kubera iki hajemo ibyo bintu bibiri ng'ijuru n'amajuru? Kuki bitiswe amajuru gusa, hakaba hajemo ijambo ng'ijuru ko ni akantu kamwe, hakazamo noneho ngo amajuru? Ijuru ni iki ushatse kuvuga? Amajuru ubwo ni iki? Reka nkusubirishe iki cyanditswe kiri mu gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 10. Ndasoma umurongo wa 14. Ijambo riravuga ngo, dore Uwiteka Imana niyo nyir'ijuru, ndetse n'ijuru risumba ayandi, kandi niyo nyir'isi n'ibiyirimo byose. Ngo Uwiteka Imana niwe nyir'ijuru. Urumva ko ijuru riri ukwaryo, ariko iryo juru riri ukwaryo ngo ni ijuru risumba ayandi majuru. Bivuga ko ijuru ntago ari rimwe, hari amajuru menshi, ariko hejuru y'ayo majuru hari ijuru risumba andi majuru. Ariko ayo majuru yose nubwo Uwiteka adatuye muri yo, nyamara Uwiteka niwe nyirayo, kandi ayo majuru yose azi kubaho kw'Imana, agerwamo no kubaho kw'Imana, agerwamo n'igitinyiro cy'Imana. Ayo majuru agerwamo n'ubuntu no kubaho kw'Imana, ku buryo abayarimo bahindira umushyitsi kubaho kw'Imana kuko barakuzi. Rero ndagira ngo tuzaganire kuri aya majuru atandukanye, ariko twemeranywa ko aya majuru yose ntago ariko Uwiteka yatuyemo. Icya kabiri cyatumye twita topic yacu gutya ngo ijuru n'amajuru, nuko muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ahantu henshi hatandukanye bakoresheje mu zindi ndimi amajuru mu bwinshi, usanga muri Bibiliya y'Ikinyarwanda baravuze ijuru. Urugero naguha ni nko mu isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru, mu Gifaransa baravuga ngo Notre Père qui est aux cieux. Donc baba bavuga Imana noneho yayindi iri hejuru y'amajuru. Ariko muri iryo sengesho ubwaryo Yesu yashakaga no kutwumvisha ko hariho amajuru menshi. Ayo majuru menshi hejuru yayo hakaba hari ijuru Data wa twese yicayemo, Data wa twese atuyemo, ari naryo juru umwami Yesu yatubwiye ngo mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi. Ngiye atabayo mba mbibabwiye. Ayo mazu menshi ari mu ijuru rya Data, ari mu ijuru twebwe tuzajya kubamo. Ntabwo tuzajya kuba mu majuru yandi asigaye, tuzareba iby'ayo majuru, turebe n'amayerekwa ava muri ayo majuru, kuko akunze kuza ari amayerekwa afite imbaraga anasohora, ariko akaba ni amayerekwa adaturutse mu ijuru rya Data wa twese. Ni ibintu rero byo kwitondera. Ndumva naba ngusubije. Kunematse kugo tuziga amajuru angahe? Ni amajuru 10 n'atanu reka dusome mu Bakorinto ba kabiri. Uyu munsi icyumbaza cyose ubanza ndi bujye mpita nsoma. Kubera ko ni topic isa naho itamenyerewe, udakoresheje ibyanditswe abantu bashobora kugira ngo uri kuvuga ibintu biguturutse mu mutwe. Abakorinto ba kabiri igice cya 12, turasoma umurongo waho wa 2 tugeze ku wa 4. Pawulo aravuga ngo nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka 14. Niba yarari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atarari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko uwo muntu niba yarari mu mubiri cyangwa niba yari atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Yazamuwe akajyanwa muri paradiso, akumva ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga.
Pawulo atubwira ijuru yazamutse akajyamo. Iryo juru arapresiza ngo ni ijuru rya gatatu. Yarangiza ariko akongeraho ko iryo juru ari paradizo y'Imana. Kandi nk'uko twari tumaze kubibona, paradizo y'Imana cyangwa ubuturo bw'Imana niryo juru riri hejuru y'andi majuru. Bivuga ko hejuru ya paradizo y'Imana, hejuru y'ubuturo bw'Imana nta rindi juru ririyo. Kandi iryo juru ritagira irindi riri hejuru yaryo ngo ni ijuru rya gatatu. Niyo mpamvu tuzavuga ku majuru atatu. Amajuru Bibiliya twigisha ni amajuru atatu. Icyakora hariho imyizerere myinshi igiye itandukanye, nko mu Bayahudi, nko mu Bamizirima, n'indi myizerere igiye itandukanye ishingiye ku Bukristo, yizera ko habaho amajuru 7. Ngira ngo muri Korowani ho ayo majuru baranayavuga n'amazina, ayo majuru 7 bo bizera, ariko twebwe abizera yuko iki gitabo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, tukizera ko ibyanditswemo hano ari wo mwuka uturuka ku Mana, twizera gusa ko hariho amajuru 3. Kandi aranahagije rega 3, kuko kuba Imana idatuye muri 2 ya mbere, ibaze haramutse hari andi 5 Imana idatuyemo. Nayo ngayo kugira ngo duhangane nayo ni ikibazo kidukomereye. Rero abo bantu bizera ko hariho amajuru 7, ndetse muri bo harimo n'abantu b'Abakristo, kubera ko mu mpera z'ikinyejana cya mbere hadutse imyizerere y'abantu bitwa Abagnositike. Aba bantu bitwa Abagnositike bagiye, ni nimwe mu mpamvu hari inzandiko nyinshi tubona bise ko ziri apokrife batashyize mu byanditswe byera. Za nyandiko zindi zitagiye zijya mu byanditswe, zimwe na zimwe muri zo zakekwaga ko zituruka kuri aba bantu bitwa Abagnositike. Imwe mu nyandiko bafite ni inyandiko yitwa izamurwa rya Yesaya, l'ascension du prophète Isaïe. Donc bavuga ko Yesaya yagiye mu ijuru akabona ibintu runaka, ariko muri iyo nyandiko ya Yesaya yo kuzamurwa kwa Yesaya naho bavugamo amajuru 7. Ari naho Abakristo, kubera ko hari igihe cyabayeho icyo gitabo kigasomwa nka kimwe mu bitabo bigize ibyanditswe byera, ariko ntikigeze gishyirwa muri Bibiliya. Ariko abizera ba kera, cyane cyane abizera bari muri Afurika mu kinyejana cya mbere, cyane cyane mu gihugu cya Ethiopia, hari abandi bari mu bice bya za Siriya, ari naho iyo nyandiko yakomotse muri Siriya. Bizeraga ko hariho amajuru 7, kubera ko icyo kitabo niko kibivuga cyo kuzamurwa kwa Yesaya. Ariko igihe cyarageze, abitwa ko bari abakuru mu itorero baganira kuri icyo gitabo, berekana ingingo zitandukanye zerekana ko icyo gitabo kitaba cyaranditswe na Yesaya, bitewe n'aho cyandikiwe, igihe cyandikiwe, ururimi cyanditswemo, ndetse noneho n'ibintu kivuga bigaragara ko bitahumetswe n'Imana kuko bidahuza n'ibindi byanditswe byera. Ariko abo bantu b'Abagnositike bo bakomeje kugikomeraho kuko cyari kirimo fonduma nyinshi z'ibyo bizera. Kuko rero Abagnositike ari abantu basaga naho nanone imyizerere yabo ijya kuba iya Gikristo, ariko nanone ihakana ubumana bw'Imana yo muri Ancien Testament, kuko Abagnositike ofete bagira ikintu bita dualite. Bavuga ko habaho Imana ebyiri. Habaho Imana y'Abayahudi yo mu isezerano rya kera y'ingome, ikora ibintu bibi, yica abantu, ibintu nk'ibyo. Hanyuma bakavuga ko iyo Mana yo muri Ancien Testament cyangwa Imana y'Abayahudi yaneshejwe n'Imana yaje ikambara umubiri ikadupfira. Donc bo bemera ko Imana y'Abayuda atari yo Mana dusenga uyu munsi. Aricyo kintu gituma inyigisho zabo ari izo kwirindwa cyane. Ni ukuvuga ngo tubonye amajuru 3. Amajuru ngo tuzagenda tuyinjiramo, utwereke rwose byaye neza. None muri iyi nsanganyamatsiko uduhaye ijuru n'amajuru, ni ibiki nibuza waduhamo gatoya tuzigamo? Muri iyi nsanganyamatsiko y'ijuru n'amajuru tuzabanza turebe nyine ko hariho amajuru atandukanye. Ikibazo cyankomereye cyane mu gutegura iyi nyigisho ni uko muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ahantu bavuga ku majuru
bagiye bakoresha ijambo ijuru. Donko ni ijambo bashyize mu bumwe aho ryakagiye mu bwinshi mu zindi ndimi, ariko tuzareba ko hari amajuru atandukanye, turebe ni bande baba muri ayo majuru, ni uwuhe mwuka w'ayo majuru, ndetse donko buri juru rifite umwuka waryo rikagira n'imyuka yaryo. Noneho nk'uko ijuru Imana ituyemo rifite umwuka wera uririmo, buri juru rifite umwuka uridomina, ariyo ya magambo dusanga muri Yuda igice cyaho cya mbere, aho Yuda abita abatware, akabita abategeka, akabita mbese abanyembaraga. Bene abo bantu bafite ubwo butware cyangwa bene iyo myuka ifite ubwo butware muri ayo majuru. Hanyuma ikindi tuzareba amayerekwa ajya aturuka muri ayo majuru, akaza hagati muri twebwe tukayakira nk'aturutse ku Mana kandi aturutse mu rindi juru. Koko uwazanye ubwo butumwa hari ijuru avuye mu ijuru, yagiranye ibiganiro n'ibiremwa by'umwuka, ariko ntago yagiranye ibiganiro n'ibiremwa biri mu ijuru ry'Imana rya rindi rya gatatu. Niyo mpamvu tudakwiye kwizera imyuka yose, nk'uko Yohana wa mbere ibice 4 abiduhuguramo atubuza kwizera imyuka yose. Hanyuma tuzareba ibijyanye n'ayo majuru nyine n'imyuka iyakoreramo, ariho tuzinjira mu bintu bitandukanye twagiye twumva bikunda kuzana impaka, iby'iminsi, iby'amezi, ibyo bintu byose tuzagenda tubirebaho. Ariko reka tuganira n'abantu gatoya ku impamvu izi nyigisho ari ngombwa cyane, kandi impamvu tugomba kumenya nk'abakristo iki kintu cy'amajuru n'ijuru. Icya mbere kigiye gutuma tuganira kuri iyi nyigisho ni amagambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho turasoma ibice 2, turasoma umurongo wa 38 n'uwa 39. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'umwuka wera. Kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Urabona mwene data, twahuye n'ikibazo gikomeye, itorero riravangirwa cyane. Twahuye n'ikibazo gikomeye, imyuka ituruka mu yandi majuru yinjira mu itorero, irazivangira ibyera twari twarahawe n'Imana, bituma noneho abahamagarwa muri iki gihe bameze nk'aho bafite ubwoba bw'Imana, bameze nk'aho bafite ubwoba bw'umwuka n'impano z'umwuka wera. Kugeza ubwo hari inyigisho uyu munsi zivuga ko ibyabaye kuri Pentekote byarangiranye n'igihe cy'intumwa, ariko twebwe bitakitureba. Ariko aya magambo atubwiye neza ngo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana. Bene data, ntago twari dukwiye guhakana umwuka, ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose, mugundire ibyiza. Rero iki kintu cy'ivangirwa cyaje mu itorero cyatumye abantu basa naho batinya cyane icyitwa iyerekwa cyose, batinya cyane icyitwa ubuhanuzi cyose, ndetse n'uhanura bakamwita ko avugana n'abadayimoni, agira ate ibiki n'ibiki, aho kugira ngo bakire cya kintu bakigenzuza umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana ari mu buzima bwacu, twari dukwiye kugenzuza imyuka yose umwuka w'Imana uri muri twebwe ndetse n'ibyanditswe byera. Intego ya mbere rero ni ugukumbuza abantu umwuka wera n'impano ze, nk'uko tubisomye muri iki gice, kuko ririya sezerano ntago ryigeze rirangira, ndetse ijambo ry'Imana ritubwira neza ko twahawe umwuka wera nk'ingwate. Mu by'ukuri iyo banki ifite ingwate yawe yizera neza ko uzayishyura. Igituma twiringira tudashidikanya yuko tuzajya mu ijuru nuko Umwami Yesu yadusigiye ingwate. Iyo kumva dufite iyo ngwate kandi tubona ingwate idasinziriye muri twe, niho rwose tumenya ko dufite ijuru. Ariko rero ingwate igihe cyose igomba kuba inganya agaciro n'inguzanyo. Umwami Yesu ikintu yadusezeranije ni ijuru.
kugira ngo twizere ko tuzajya mu ijuru yagombaga kuduha igihwanyije agaciro n'ijuru tuzajyamo cyangwa se ikirusha agaciro ijuru tuzajyamo. Ni ukuvuga ngo umwuka wera niwe utuma tubasha kumva ijuru turi kujyamo kandi tukiri mu isi. Haleluya! Mu by'ukuri twari dukwiye kwifuza umwuka wera n'impano ze no kubana nawe no gukorana nawe, kuko tutamufite nta kiduhamiriza ko tuzajya mu ijuru. Umwuka wera ni uburyohe bw'ijuru tukiri hano ku isi. Umwuka wera yakagombye kukuryohera uko ijuru rizakuryohera, ndetse akakwibagiza imibabaro n'imiruho n'imihate n'ibindi byose, ibintu byose bikuvunnye byagakwiye gutuma ubihirwa no kuba mu isi. N'ubundi ntabyo ukeneye, ntukeneye kuryoherwa no kuba mu isi kuko urimo urajya mu ijuru. Nkunda kiriya gice cya 11 cy'Abaheburayo, baravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo icyakora babireberaga kure, ngo bagahamya yuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Mu mwuka wera ubasha kureba ibyasezeranijwe bikagufasha kuba mu isi nk'aho uri umushyitsi n'umwimukira. Iby'isi igukorera byose, imvune, umuruho, ibintu byose uhurira nabyo mu isi bikakwibutsa yuko uri umushyitsi n'umwimukira. N'ubundi umushyitsi wamuryamisha habi wamuryamisha heza, birakureba n'akazi kawe, ni umushyitsi arimo aritahira. Rero ngo bo bareberaga kure umudugudu Imana yabiteguriye urusha iyi si kuba nziza, ngo bakavuga yuko bafite gakondo mu ijuru. Umwuka wera wenyine niwe watuma ubasha guhamya ko ufite gakondo, nturushywe cyane n'ibiri kuturushya hano mu isi, kuko bigaragara ko icumbi ryatwanze, bigaragara ko icumbi ryaduhindutse, bigaragara ko icumbi ryaduteye umugongo, turarivuna. Ariko muri uko kurivuna nta kibazo, nirishaka riturushye, nirishaka ritwejekte, nirishaka ritujugunye, ritubuza amahwemo, n'ubundi turi abashyitsi, turi mu icumbi, turimo turajya muri gakondo. Hanyuma intego ya kabiri ni ukugira ngo tumenye abo turwana nabo. Mu gice cya 6 cy'Abefeso umurongo wa 12 niho Pawulo avuga amagambo akomeye, akavuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Aha hantu rero ni rya jambo navugaga ko muri Bibiliya aho bavuga amajuru bagiye bakoresha ijambo ijuru. Iri jambo mu Cyongereza baravuga ngo ni imyuka mibi iri in the heavenly places, ahantu ho mu majuru. Hanyuma nutamenya abo turwana nabo n'ubutware bwabo n'ubushobozi bwabo naho bari, bizatuma utarwana intambara nziza. Kandi umuririmbyi yuzuye umwuka wera yaririmbye ngo urwana intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe. Pawulo arongera yandikira Abakorinto arababwira ngo iyo ndwana ngo nkubita ibipfunsi ariko sindi nkuhusha. Iyo arwana kubitana ibipfunsi n'iyi myuka ntago ameze nkuhusha, kubera ko target yarayireba, arahitinga the target yarayiruzi, azi ibyo arwana nabyo, azi aho biri, azi imikorere yabyo, azi uburyarya bwabyo, azi donc uburyo bwose bwo kurwana. Niho muri iki gice cya 6 cy'Abefeso anababwira ngo ngaho rero ni mwambara intwaro zose z'umwuka, ngo kugira ngo muhagarare mudatsinzwe ku munsi mubi. Umunsi mubi ni umunsi aya majuru yaguhagurukiyeho. Umunsi mubi ni umunsi aba batware n'aba bategeka n'iyi myuka mibi ikorera ahantu ho mu ijuru yaguteraniyeho yaje kukurwanya. Intego ya 3, reka twihute. Intego ya 3 ni ukugira ngo abera bisumba byose batizera imyuka yose, kubera ko uwandikiye Abaheburayo igice cyaho cya mbere, handebere Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 14, nanjye ndaba ndi gusoma muri Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa mbere. Yohana yandikiye abera arababwira ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka yose ko yavuye ku Mana. Nsomya agace ka mbere k'Abaheburayo hejuru ka Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere akaho haravuga ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana. Hasi kuri uwo murongo akomeza avuga ngo
kubera ko abigisha benshi b'ibinyoma badutse kandi bafite n'indi myuka ibakoresha. Rero yarababwiraga ngo mugenzure imyuka yose murebe ko yavuye ku Mana. Bivuga ngo iyi myuka yari yaraje mubera hagati mu itorero. Ntabwo ari bya bindi ya myuka iziga kubita abantu abadayimoni bakabasekura bakabasaza. Oya, ni imyuka igize hagati mu itorero, ikazana ubuhanuzi, ikazana indirimbo, ikazana inyigisho, ikazana ibintu bitandukanye kandi itavuye ku Mana. Ndagira ngo usome Abaheburayo turebe ikijyanye n'abamarayika noneho bava ku Mana. Abaheburayo igice cya mbere umurongo waho wa 14. Mbese abamarayika bose si imyuka ikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Urumva ko Imana nayo ifite imyuka idukorera ituma hejuru y'umwuka wera. Hari umwuka wera uhari, ariko Imana ikagira abamarayika. Bibiliya itubwira ngo ni imyuka itumwa gukorera abazaragwa agakiza. Ariko se abo bamarayika wabasha kubatandukanya ute n'indi myuka yindi ituruka mu yandi majuru kandi nayo ikaza hagati muri twebwe? Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo waho wa 14. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Dore impamvu iyi nyigisho dukwiye kuyiga by'ukuri kandi tukayicengera. Nuko Satani ubwe ajya yigira marayika w'umucyo, akatwoherereza intumwa, akatwoherereza abigisha, akatwoherereza abahanuzi, akatwoherereza abantu bihindura nk'abakorera Imana, nyamara bari gushaka indamu zabo, bari gushaka inyungu z'ubwami bwa Satani. Rero niba Imana ifite imyuka idukorera twebwe abazaragwa agakiza, aribo bamarayika, twiga uburyo twayitandukanya noneho n'indi myuka ituruka mu yandi majuru, kuko tubonye ko na Satani ubwe yihindura marayika w'umucyo kugira ngo ayobye abera. Hanyuma rero igice cya intego ya 4 tuzaganiraho, cyangwa intego tugamije ya 4 mu kuganira kuri iyi topic, ni ugusobanukirwa ibitabo by'ubuhanuzi. Kuko mu bitabo by'ubuhanuzi, iyo utazi ko habaho ijuru hakabaho n'amajuru, hari ibintu bigucanga. Naguha urugero nko muri Daniyeli ngo yari arimo asenga abatware, abategeka ngo b'ubwami bw'Ubuperesi ngo baraza batangira marayika wari umuzaniye ibisubizo. Ariko kubera ko bakoresha ijambo ijuru muri icyo gice, ushobora kwibaza ni irihe juru ryaberagamo iyi ntambara. Mu byahishuwe hari aho tubona ngo marayika, ndumva ari igice cya 12 cyane icya 14, ngo haba intambara mu ijuru. Ngo marayika Mikayeli ngo ahagurukira kurwanya cya kiyoka. Ariko si ijuru ryabayemo iyo ntambara ni irihe? Mbese ni ijuru paradizo ituyemo Imana? Mu byahishuwe naho hari aho tubona ijambo ry'Imana ritubwira ngo imbaraga z'ijuru zizanyeganyezwa. Ariko ni cya kibazo nakubwiye, mu Kinyarwanda batakoresheje ubwinshi, mu Gifaransa baravuga ngo les puissances de cieux seront ébranlées. Imbaraga z'amajuru zizanyeganyezwa. Aho waba warize ko habaho amajuru hakabaho n'ijuru, ukamenya kuko kunyeganyezwa ntago kuzaba mu ijuru Imana ituyemo, kuzaba mu majuru kuko ijuru Imana ituyemo. Yesu arimo arahadutegurira amazu tuzabamo. None se niba ijuru rizavaho n'isi ikavaho, kandi ijuru Yesu arimo aduteguriramwo amazu nirivaho, tuzaba hehe? Ntabwo ijuru rizavaho ari ijuru paradizo y'Imana. Oya, iryo juru rirera, riratunganye, rimeze neza, ahubwo hazavaho amajuru yandi yose, hasigara ijuru rimwe gusa, ahubwo ayo majuru asimburwe n'ijuru rishya nk'uko Bibiliya ibitubwira. Rero izi nyigisho zizatuma abantu babasha gusobanukirwa ibyanditswe byera mu buhanuzi, kandi bidufashe nanone bikumbuza abantu. Nugera ahantu uri gusoma ibyanditswe ukumva ntubyumva, niba waragize amahirwe yo kumenya urundi rurimi, ndagira ngo ngukumbuze ujye uhindura usome mu Gifaransa, usome mu Cyongereza, uzabisobanukirwa. Muri topic tuzaganira nk'uko mubitweretse, icya mbere ni uko mutweretse ko tuzaganira ku ijuru n'amajuru. Uzadusobanura ayo majuru ayo ariyo, ubwoko bwayo,
mutubwiye ko muzanabihuza n'imwe mu mibumbe n'amazina yayo abantu bajya tujye twumva ngo n'ibyogajuru bajya bawoherezaho bakagerayo hamwe na hamwe. Ikindi numvise ni uko utubwiye yuko mu ntego tuzaba dufite kuganira kuri ibyo bintu. Icya mbere watubwiye ngo ni ugukumbuza abantu abizera umwuka wera ndetse n'impano z'umwuka. Aha ngaha aho tuzagaruka cyane rwose, tuzagaruka kubera ko muri iki gihe hari amadini menshi n'abayoboke bayo basa nk'aho bahakana iby'umwuka wera n'imikorere yawo, ku buryo bamwe banavuga yuko umwuka wera rwose ibikorwa byose yakoze no kuvuga mu ndimi z'ibindi bihugu n'icyo byose byarangiranye n'igihe cy'intumwa igeze ahabwa umwuka wera. Ubundi ubu ngubu ngo kuzura umwuka wera ikigaragaza ko wawuhawe ngo ni uburyo usoma ijambo ry'Imana ukaba waryumva, expression ugiramo ngo niko kuba waruzuye umwuka wera. Naho ibindi by'impano zawo tuzanagaruka ku ndimi batemera mwavuga ngo ni iz'abadayimoni, abandi ati ntabwo ibyo bibaho. Ari naho nzagaruka rese nkoze ikibazo gikomeye, kubera ikiduha cyane umwanya Satani twumvikanisha ko ari gukorana n'abantu kurenza uko Imana yakorana n'abantu kandi ariyo muremyi wabo. Abakristo bakwiye kumenya, nako se n'abakristo gusa, reka tubyite by'abantu bose, bakwiye kumenya ibyo barwana nabyo, imbaraga barwana nazo zarizo. Kandi koko buriya nta gihugu kijya kurwanya umwanzi cyangwa se nta ngabo zijya kurwanya abanzi zitabanje kumenya uwo mwanzi, imbaraga afite, ubushobozi afite, byose babanza kumwiga bakamumenya. Hari igihe nigeze kubwira abantu babwana, ariko ko numva ashaka kuzategura icyigisho gikomeye cyane cyo kwigisha kuri Satani gusa, bati waba uvangiye. Ati reka ati ahubwo waba uri gukora Satani. None se ikosa rinimo nirihe utagiye kwigisha umwanzi ngo umuntu amumenye neza uko arwana nawe? Yaba n'ibishoboka tukabona bigisha Satani imikorere ye n'ubibi bwe n'uburyo arwanya abantu n'aho atera aciye n'ibyo yifashisha, ku buryo abantu babyiga bakabimenya neza. Kuko umukunzi wacu we Yesu twaramumenye, nubwo tutamumenye wese bivuga ngo tumenye agace, ariko ibyo tumuziho ni byinshi kurenza ibyo abantu baziho Satani. Niyo mpamvu abantu bari gupfa ubusa mu isi, abantu badahuza, imiryango iri gusenyuka, sosiyete z'abantu babona ibintu birimo biranga. Dukwiye kwiga Satani tukamumenya. Niyo mpamvu ngiye binejeje kuba tugiye kuganira ku birebana n'imbaraga n'ibyo turwana nabyo. Mu magambo meze mu dusomeye hara mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 10 cyangwa se wa 11 na 12. Intego ya gatatu wari tubwiye ngo ni ku birebana kutizera imyuka yose. Aho nituhagera tuzatinda kuko tuzi abantu benshi bavuga ngo barawuzuye uwo mwuka rwose. Ari nayo mpamvu byakuriye iki kintu cyo kuba hari bamwe batakizera ko umwuka wera yakuzura abantu, kubera ko hari abantu tugaragaje ko bawuzuye, ariko twareba ko tukabona sibo, kuko hari ibintu biranga umwuka wera bigaragaza ko uriya muntu ko ari umwuka yuzuye wa nyawo, atari ibintu by'ibinyoma. Ibyo rero byatumye abantu bagira confusion ku birebana n'umwuka wera, bati ni imyuka y'abadayimoni. Aho tuzinjiramo kutwereke ku birebana n'umwuka wera wa nyawe ndetse n'iyo myuka yindi ibyo ukora. Hari abahanuzi tubona bahanura, njya numva n'abantu bitwa abacwezi cyangwa se abarangi, bavuga indimi ku rwego rwo hejuru, bahanura bakerekwa. Ibyo gihe narabyiboneye ko nabo twagiye dusengera rwose, kandi kugira ngo uzirukane umudayimoni tw'umurangi mu muntu biragora. Ariko barahanura, barerekwa, bavuga indimi, bakaraga ijosi ukagira ngo rigiye gucika. Yewe none gitangaje ugasanga baranigisha inyigisho zishingiye ku kureka icyaha. Icyo kintu gikomeye. Urumva? Ibyo nabyo icyo kintu tuzakigarukaho cyane. Cyane uwo mwuka ukorera mu barangi. Tuzagaruka ku kintu cy'uburyo Satani, ufite Satani numwitegereza neza uzasanga yigana iby'Imana ikora byose. Uzasanga yigana ibintu by'Imana ku buryo niba Imana ishaka abantu birinda, Satani we arashaka abantu bitamba babe nk'igitambo. Tuzareba ku mwuka wa virginite, umwuka w'ubusugi. Ni ikintu cyiza rwose kwirinda icyaha,
ukirinda kuba wagwa muri icyo kintu cy'ubusambanyi. Ariko iki kintu cyane cyane biturutse ku mugabekazi w'ijuru. Umugabekazi w'ijuru niwe ugira abahanuzikazi b'amasugi. Tuzamugarukaho cyane tumutindeho nitugera ku ijuru rya kabiri, kuko niryo juru uyu mugabekazi w'ijuru atuyemo, niryo juru n'abandi badayimoni bakomeye abitwa ba Jupiter, abitwa ba Pluton. Iryo juru rya kabiri niho tuzabasanga. Hari igihe abantu bakunda kwibaza impamvu aya astre yose cyangwa iyi mibumbe yose yitwa amazina y'abadayimoni yose uko yakabaye hatavuyemo n'umwe. Nushaka ubigenzure uhere kuri Mercure urasanga ari imana runaka, ujye kuri Venus urasanga ari irindi zina bitaga la déesse Diane, ndetse bakamwita la princesse du ciel, imana umugabekazi w'ijuru. Venus niwe y'amanakazi ikomeye cyane, y'amanakazi Arutemi y'Abefesi irakomeye cyane, nabo barayemeraga. Arutemi iteka ryose yarangwaga no kugira abahanuzikazi b'amasugi. Abantu bayicanira ibitambo bagombaga kuba ari amasugi, bataregereye abagabo cyangwa abagore. Uwo tuzamugeraho. Tuzareba kuri Pluto bisobanura Hadesi cyangwa se kuzimu, nyamara dufite umubumbe witwa Pluto. Tuzareba impamvu aya astre yose agiye yitwa amazina y'abadayimoni n'imyuka igiye ikorera muri yo. Tuzareba iyo batubwira ngo bagiye kuri Mars, baba bagiye mu biki? Bari abantu kuko bagiyeyo bamanukana ubundi bwenge n'ubundi buhanga. Tuzareba iyo myuka yose igiye ikorera aho hantu mu ijuru rya kabiri by'umwihariko. Nituhagera tuziga ibintu bikomeye cyane kandi bizazana guhishurirwa mu mitima y'abantu bitume batizera imyuka yose. Twebwe twiga système solaire twize amaplaneti 9, ariko igihe cyaje kugera Pluto bayikuramo basigaza amaplanete 8, hanyuma bagira Pluto bayishyira mu zo bise planete nene cyangwa se planete. Icyo kinyarwanda ndumva ntarakibona, ugifite araza kutubwira muri commentaire. Ariko tuzareba kuri iyo mibumbe, turebe no kuri iyo yindi ngira ngo ni 5 le planete nene uko yakabaye yose. Yitwa amazina y'abadayimoni, yitwa amazina y'imyuka ikomeye kandi yagiye karakteriza ibihugu runaka bikabona imbaraga z'iyo myuka. Tuzareba uburyo Imana yari yarabujije Abisirayeli kuraguza inyenyeri, astrology, kuraguza inyenyeri, ntibakaraguza ibicu, ntibakagire bate. Ibyo bintu byose tuzagenda tureba impamvu yabyo n'iki ijuru rya kabiri risobanuye. Mu ijuru rya kabiri harimo ibintu bikomeye kandi ujya ubona bya bintu bya meditation. Ba bantu bakora meditation, hari ibintu bita meditation transcendale, bicara bamwe ni ababudiste, abandi ni imyizerere igiye itandukanye. Inaha mu Burayi bwo hari n'amashuri abyigisha, yigisha meditation, hari n'abarimu nka 2 bayo nzi personnellement. Donc iriya meditation bakora agasinzira gutya, abantu buriya bajya muri yoga batazi ibintu barimo, akagenda nko muri yoga akicara agasinzira. Uriya muntu muri ya meditation arimo agera ahantu agakurwa mu mubiri koko akagenda. Ari nayo mpamvu abantu bakora meditation barahinduka cyane mu buzima bwabo. Ariko imyuka ibahindura niyo kibazo. Irabahindura ikabanza ikabaryoshya ikabageza ku tuntu bashaka kugeraho, hanyuma bamara kubigeraho ikabahinduka. Rero sasa niho bamenya ibintu binjiyemo ibyo ari byo. Ibi bintu bya meditation bene data ni ibintu byo kwirindwa, ni ibintu byo kwitondera, kuko iyo uri muri meditation ngo uri muri transcenda, uba uri mu transcenda ariko ntushobora kurenga ijuru rya kabiri. Uwo niyo limit Imana yashyiriyeho Satani. Atwara abantu bakagenda ariko ntibashaka kurenga iryo juru rya kabiri ngo binjire mu ijuru ry'Imana, kuko mu ijuru ry'Imana tuhinjizwa n'igitambo cya Yesu Kristo. Niba ushaka kwinjira mu ijuru koko n'impinduka z'ubuzima bwawe zifatika, wari ukwiye kwakira Yesu Kristo igitambo. Mwanditsi ndakeka ari Petero wa mbere, nari nanabyanditse hano nibagiye kuhasoma, ariko none Abaheburayo yaranditse ngo byari bidukwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo.
uwo mutambyi mukuru rero yabanje kutwinjirirayo, arangije mu gitabo cy'Abaheburayo ndumva ni ibice 9 badusobanurira uburyo yadukinguriye ijuru ari wo mwenda we, akingura wa mwenda wari ukingirije ahera hahera. Uwo mwenda mu gukinguka bashwanyaguje umubiri we bisa naho ijuru ridukingukiye, kugira ngo tunyuze muri iyo nzira ifunguye yitwa Yesu Kristo tugera ahera hahera ahantu Imana yicaye dutegerereje. Rero kugira ngo ujye muri meditation transcendale nakugira inama yo kuza muri Kristo, kuko muri Kristo ho, muri Kristo ugera ahantu. Niyo mpamvu abantu bangishije abantu umwuka wera Imana ibababarira. Muri Kristo Yesu twahamagariwe ku experimenta ibintu nk'uko Paulo yageze ahantu ngo akumva ibitumvwa ngo kandi akumva ibitavugwa, kuko atabona amagambo yo kubivugamo. Si uko bibujijwe kubivuga, ahubwo nta jambo na rimwe rihari ryabasha kudekiriva ibyo tubona mu ijuru. Rero dukwiye kwifuza uyu mwuka wera tukanamugundira, ariko kandi tukamenya kumutandukanya n'indi myuka yose. Hari akantu wavuze hariya hejuru kajyanye no kumenya Satani ku ntego ya 2. Watubwiraga uburyo washakaga guteguraho icyigisho abantu bakakubwira ngo wabuyobye. Hari ukuntu abantu bafata Satani ukumva baramugereranya n'utuntu tw'udusimba. Ku mugani wawe imbeba yaturuka mu mfuruka ngo toka shitani, hagira wabona umubu utumuka ngo toka shitani. Akantu kose kabaye, ndetse hari n'abavuga butumwa njya numva adatinya kumwita ya mazina ya twa dukoko tumoka. Ntago nge natinyuka kubiprononsa uko babiprononsa, ngo Satani ni twa tundi turinda abantu, ibintu nk'ibyo. Uko bivuze ukumva Satani bamugize akantu k'amafuti, bigatuma abantu batanashaka kwinjira mu mbaraga z'umwuka kugira ngo abatinye. Kuko igituma Satani ataduhangara ntago ari uko ari amafuti, ntago ari uko nta mbaraga agira. Oya, impamvu ataduhangara ni uko duhishe muri Kristo Yesu. Uwagusohoramo gato ngo urebe ukuntu agukaraga, uwagusohoramo gato ngo urebe ukuntu akugenza, akwitura inshuro zose wamugiriye nabi urimo uvuga iryo zina. Ariko iryo zina nibwo burinzi bwacu. Naho ubundi Satani ubwe Bibiliya imwita umutware, imwita umutegeka, imyuka yiyita imyuka. Ndetse reka nsome gatoya muri Yuda agira igice kimwe, twumva ikintu Yuda atubwira ku kintu kijyanye n'abantu batuka iyo myuka, bagatuka. Dayeri gutukana n'icyaha, uwo waba utuka wese. Ariko noneho turebe abiperimeta gutuka iyo myuka. Iyo myuka ifite imbaraga ishobora kuzengereza umuntu. Buriya umuntu utarabona umuntu wazengerejwe n'abadayimoni arabasuzugura. Umuntu utarabona umuntu Satani yagize icumbi ry'abadayimoni ava muri Kristo Yesu uko yiboneye, kubera ko Bibiliya iratubwira ngo dayimoni uwo iyo asohotse mu nzu, iyo asohotse mu buzima bw'umuntu, yarangiza ngo aguma azerera aho hafi, ngo yazabona ya nzu yasohotsemo ngo ikubuye imeze neza nta kirimo, ngo akagenda akazana 7 bamurusha gukomera. Niyo mpamvu kugwa ari ikintu kibi cyane. Gusubira inyuma warizeye Kristo ugasubira inyuma, umwanditsi w'Abaheburayo we avuga ko bigoye ko umuntu wasubiye inyuma cyangwa waguye akabivamo yongera kugaruka ku byizerwa. Nsome muri Yuda tuzasoma ubutaha, kuko n'ubundi nibyo tuzinjiramo byose turi gusobanurira abantu tubabikemo amatsiko. Yego, ahubwo wenda mu gusoza turashaka kugira ngo ugaruke gato wongere usobanurira abantu ku birebana n'iriya gahunda ya hano, kubera ko abantu bumvise ko Satani yatugendereye muri Afurika rwose, dukandamizwa n'abantu kugeza ubwo bagera no ku misatsi mwiza Imana yaraturemanye. Ubwo tugeze muri cya kintu nakuye ngo ni temperance. Jya mbyumva ku idini rimwe hano cyo bita temperance. Ubugorozi. Reka tujye ku musatsi wacu, kandi biriya bintu mu by'ukuri ni byiza cyane, kuko hari abantu benshi bagiye kwiyahura mu bintu byinshi bitari byo kubera ikibazo cy'umusatsi, bagakora ibidakwiriye ngo barebe ko bagira imisatsi myiza cyane. Nk'abadamu bumwe bwo gushaka umusatsi mwiza cyane, nkurikije abantu banyandikira ntibagira ingano b'abadamu. n'ubu bari kunyandikira turaduhemukira, tubwire Clarisse adushengere groupe.
ubwo rero wakongera ukabanushyiraho gatoya ikintu bashobora kwifashisha kugira ngo umusatsi wabo umere neza. urakoze cyane. Wa mugani n'umunyarwanda niwe wavuze ngo abatabizi bicwa no kutabimenya. Ndagira ngo mbwire abantu ko natirere yacu, n'ubushize nakavuzeho, natirere yacu ni wa musatsi umwana avukana. Ndumva hari ifoto nakoherereje, yenda sinzi niba hari ukuntu tugeze kuri iki gice waza kuyishyiraho, abantu bakareba abazungu bakigera ino, abantu bahasanze uko bari bameze. Ifoto nakoherereje yari y'umugabo ubona wibera no mu ishyamba, ari umuntu w'umukene rwose utabona n'umwanya wo kwita kuri iyo misatsi nk'uko umuntu utuye mu rugo uyu munsi yabasha kuyitaho, ariko twari dufite imisatsi myiza pe. Rero kubifuza kumenya ukuntu imisatsi itunganywa biragoye ko nabivuga nonaha ngo uhite ubyumva, ariko ku muntu w'umunyamatsiko nkanjye ushaka guhita yikorera experience ofete, nk'uko nabivuze muri audio y'ubushize, mu gukora isabune bifashisha amavuta, bakifashisha na OH cyangwa se kiriya kintu gituma bimusa bizamo urufuro. Impamvu bifashisha amavuta ni uko amavuta niyo akora umurimo wo kunetuwaya cyangwa gukuraho umwanda. Hanyuma kiriya kintu kizana ibifuro, umurimo wacyo ni ukudegresa, ni ugukuramo ibinure. Impamvu rero twebwe tutagikeneye ni uko umusatsi wacu nta binure na bikeya bibamo, habe na bikeya, ahubwo habamo donc hari amoko nkangahe y'umusatsi atandukanye. Twebwe tugira umusatsi uri seke, twebwe abirabura, uretse ama exception makeya y'abantu bagira yenda umusatsi w'irende. Twebwe ubundi tugira umusatsi uri seke, ukeneye kugaburirwa amavuta ukavomererwa amazi. Hanyuma abazungu bo bakagira umusatsi uri gras, umusatsi w'ibinure, ku buryo iyo amaze iminsi atogamo birafatana hakazamo ibivuta. Niyo mpamvu wakeneye kiriya giproduit, kiriya kibifuro kiza kigakuramo bya binure, kuko umurimo wacyo ni ukudegresa. Hanyuma rero twebwe ahubwo umusatsi wacu ukeneye graisse. Abasokuruza bacu bogaga bifashishije amavuta cyangwa se ibintu by'ibihingwa biturukamo amavuta. Ubu rero twebwe mu gihe cyacu, hari umuntu kuri iyo groupe wansekeje turi muri classe ya mbere, hambwe ate kuki twakumenya ibintu bitarahe, tutakumenya ibintu bitarahenda, hatubuza uko amavuta agura. Rero birakaze nyine, ariko ubundi umusatsi wacu ukeneye kogwamo dukoresheje amavuta. Umuntu rero ubishoboye ashobora gukoresha amavuta y'ubwoko butatu butandukanye, ukavanga yenda amavuta y'ibihwagari, ukavangamo aya oliva, ukavangamo yenda n'aya koko. Ubwo mvuze ayo ntekereza yaboneka mu Rwanda byoroshye, cyangwa se ay'ibigori. Ukamakinga sure ko ayo mavuta ikintu yakozwemo yenda niba ari amavuta y'ibigori, niba ari ay'ubunyobwa, niba ari ay'iki, utararerejike kuri cyo. Kuko hari igihe ushobora gukoresha amavuta yenda y'ikintu gisanzwe kigutera allergie, akaba yagutera allergie ku mubiri, ukabona ibintu biraje. Rero ugomba gukoresha amavuta yavuye mu kintu udafiteho allergie. Hanyuma ya mavuta urayavanga uko ari atatu, uwo n'ubishoboye. Utabishoboye amavuta yariyo yose ufite arahagije. Amavuta yose aribwa ukoresha mu gikoni, kuko akandi kantu nkunda gutsindagira mbwira abantu, ibintu byose bikujya ku ruhu byinjira mu mubiri wawe. Dufite utwengehu, utu tuntu dutuma ibintu byose bikujya ku ruhu byinjira mu mubiri. Niyo mpamvu iyo ukoresheje ibyo dusanzwe turya bikubera byiza, nta produit chimique zindi zirimo, nta kintu cyakwangiza kirimo. Hanyuma rero ayo mavuta iyo umaze kuyavanga, cyangwa se ukaba utabishoboye ufite amavuta amwe ayo ariyo yose, yaba n'ay'inka yewe udashoboye kugura ukaba witekera amata mu rugo, ushobora kujya ukuraho urukoko ukarutereka rukazavamo amavuta uzajya ukoresha. Hanyuma ikintu ukora rero, kogamo ni uburyo bubiri, hari icyo bita bain d'huile, hari icyo bita douche d'huile. Nkatwe kubera ko umusatsi wacu urarembye cyane, ku buryo douche d'huile ishobora kutagufasha. Icyiza nuko mu gutangira umuntu wese yatangira akora bain d'huile, bivuga ngo urafata amavuta, harya hari akavideo kabyo naguhaye, niba ntako naguhaye ndaza kukaguha ukuntu bakora bain d'huile. Donc bain d'huile
ufata amavuta niba ari amavuta asanzwe y'amazi cyangwa ari amavuta akomeye nk'ay'inka ukayashongesha akaba likide, warangiza ukagenda ufata agasatsi gake gake ugasigaho ku musatsi uhereye hano hasi, uhera hasi ukazamuka ukagera hano aho umusatsi utereye, warangiza no ku ruhu ugasiga ariko ushyiramo mu buryo buri genereze, ushyiramo amavuta ahagije kabisa, ushyiramo amavuta ku buryo ugira gutya akajya ameneka, amavuta ahagije, hanyuma ukazenguruka umutwe wose. Ubwo niba ugiye gukora bain d'huile nyuma y'icyo gihe urahita utegamo akantu k'agashashi kugira ngo umusatsi ubashe kwabsorba ya mavuta, uyabsorbe uko amavuta agenda yinjira mu musatsi niho uzajya kubona umusatsi ugenda unabyibuha. Noneho ibyiza ufite umwanya bain d'huile urategereza nibura iminota 30, ariko bigushobokeye ugategereza nk'amasaha 2, warangiza ukajya muri dushe ukogamo n'amazi gusa, ushyiramo amazi ukoga ugatsirima cyane ugashima ku mutwe, ukoga umusatsi wawe ukagenda urambura muke muke, mbese wogamo amazi menshi ahagije. Abaye ari akazuyaze byaba ari byo byiza kurusha uko yaba ashyushye, ku badatinya amazi akonje, abaye akonje c'est beaucoup mieux. Hanyuma imyanda yose icyo gihe ivamo. Icyiza rero cy'amavuta abantu badakunda kumva, amavuta kuko afite des propriétés nettoyantes akurura umwanda ukasigara ureremba hejuru, ku buryo iyo urekuye amazi wa mwanda uhita ugenda. Ndetse gihe nagiye nkora na experience nyuma nkahanaguzamo agasume k'umweru, uzi ko katandura kubera ko amavuta yafashe umwanda aba yagiye, hanyuma amavuta akwiye kwinjira mu musatsi aba yakoze ikintu bita penetration cyangwa kwinjira. Hanyuma rero warangiza ukava muri dushe bitewe nuko wowe ubona bimeze, ukaba wasigamo cyangwa se ukarekera mwayo kuko umusatsi ukomeza kuyakurura ukayakurura. Naho dushe d'huile yo ni igihe udafite umwanya ukajyamo ugashyiramo amavuta ugasigamo nyine, warangiza ugahita wogamo. Ndumva ibijyanye no kogamo ari ibyo, ariko hakaba ikindi kintu gikenerwa cyane cyitwa spray. Spray njyewe nkunda kugira abantu inama kwikorera ibintu bakoresha mu misatsi yabo kuko ubuzi ibintu birimo, nta burozi chimique bundi burimo. Spray rero y'ukuntu yikora, ufata amavuta nkunze kubona meza muri spray yaba nk'amavuta y'ikibonobono, amavuta bita castor oil cyangwa huile de ricin, hanyuma cyangwa se amavuta ya koko aya ngaya asanzwe yo kurya, urayashongesha ugasuka mu icupa rya spray, warangiza cyangwa se ubwo aya ricin ugashyira mu icupa rya spray, aya ricin ni nayo castor oil, ugashyira mu icupa rya spray, ubundi donc ushyiramo amavuta 1/3 ugashyiramo 2/3 by'amazi, donc uvanga amazi n'amavuta. Ayahe mavuta? Amavuta y'ikibonobono ariyo bita castor oil cyangwa huile de ricin. Ibaze ko ari amavuta ava muri bya bibonobono twirirwa dutema iwacu. Nyimara kumenya aya mavuta narebye umutungo dupfusha ubusa numva ndababaye cyane, ariko abantu twiganye nanabigishije uko bayikorera, bamwe baragerageje biremera. Ni ibintu byoroshye cyane, ni amavuta ukora mu magaja. Amagaja ni utubuto tuba mu kibuto cy'ikibonobono. Iyo uciye ruriya rubuto rw'ikibonobono urafungura, hari akabuto usangamo, ako kantu kitwa igaja. Kariya kantu rero niko kavamo, donc uba ufite twinshi tumeze nk'udushyimbo, nitwo ukoramo ayo mavuta ya ricin. Utayafite rero wayagura, cyangwa se niba utabishoboye ugakoresha andi mavuta yariyo yose ufite mu rugo. Jewe ubwo nari mbabwiye ayo nkunda gukoramo ni aya ricin cyangwa aya koko, ndayayaza nkafata 1/3 cy'amavuta nkongeramo 2/3 by'amazi. Ariko ibyo si ihame, wowe uratera ukareba. Iyo uteye spray umusatsi wawe ukwiye gusigara ushayininga, umeze nk'uriho nyine amavuta. Rero uteye ibyo ngibyo ukabona bitewe no gukomera k'umusatsi wawe ntabwo uri gushayininga, wongeramo amavuta. Hari abo ukorera, hari abo ushobora gukora yenda ugakora 1/2 amavuta, 1/2 amazi, gutyo bitewe n'uko wowe ubishaka. Ya ndumva rero ari ibyo. Yenda ubutaha nzababwira ikijyanye no gusigamo n'uburyo wikorera amavuta usiga mu mutwe nabwo ukoresheje ayo mavuta yo mu gikoni.
hanyuma ibyo bintu akabikora kangahe mu cyumweru. Icyo ni icya mbere. Ubwo n'ibibazo mubaza. Icya kabiri, ese n'abagabo nkatwe tutagira umusatsi twemerewe kubikorera kuba ngo murahambira nabigenza n'ingewe? Erega kutagira umusatsi ni amahitamo yawe nuko uwogosha nyine. Uramutse utawogoshe waba uwufite, ariko nk'ubwo ngubwo utawufite rwose ushobora guhera aho ngaho, nibura na muke uzajya ugira ukaba ari umusatsi utari injwiri. Donc ukajya wogamo amavuta. Uranya nk'umugabo najya nogamo amavuta gusa? Ndakubwira ko hano mu rugo rwacu nta sabuni igihagera muri dushe. Twese uko twakabaye. Naho dukoresha amavuta kuko dufite umusatsi uri seke tukagira uruhu ruri seke. Ariko ntiwajyaga wumva bya bintu bacaga mu migani ya kera ngo yoga amata akisiga amavuta. Amata yuzuye amavuta. Koko birashoboka ko abantu babaga bava muri iyo miryango bakoreshaga ayo mata barangiza bakimenaho utuzi bakisiga ikimuri. Ariko ibi bintu by'amasabune bidahari bitaraza, abanyafurika basaga neza nta mwanda bagiraga, kandi ibyo byose byakorwaga n'amavuta. Reka nkubaze, wenda mu musatsi wo noneho nabyumvise. None ubwo amavuta uyoga nk'uko woga amazi ugasuka mu ibase, ubigenza ute ku mubiri wose? Ubikora nk'uko ubikora ku musatsi. Ku mubiri ushobora gukora bain d'huile, naho uramutse ufite umwanya uri mu rugo ugasiga amavuta umubiri wose, ukareka umubiri ukabsorba wabsorba, kandi n'amavuta akabasha kwabsorba umwanda ukuri ku mubiri. Hanyuma ugategereza icyo gihe amasaha 2 bitewe n'umwanya ufite. Twebwe abagore biratworohera uhita wikubitira igitenge hano ukaba wikorera izindi gahunda. Hanyuma muri icyo gihe nyine ukaba utegereje wajya muri dushe ukoga amazi gusa. Waba rero udafite umwanya, uba ufite icupa ryawe ribamo amavuta yo koga muri dushe. Iyo ushaka gukora douche d'huile ushobora kuyasiga direct ku mubiri cyangwa kuyafata muri ga ugiye koga ukayasiga ku mubiri, warangiza ukinyuguza amazi. Umwanda se wo hasi ku birenge ukavuva wuti? Uvaho pe. Eraga ibintu by'ubata. Erega ibi bintu umuntu abyumva yabikoze. Iyo ubikoze uhita ubona ko ariko kuri. None se mbwira, ku buryo ushobora kuba wumva umubiri wawe nta mwanda uriho? Iyo uzi nko koga amavuta nijoro ugiye kuryama, uhita usinzira nk'akabebe ugashyirwayo, umubiri wawe uri repose. None se kuki tujya muri massage batumashisha iki? Si amavuta basukaho bakajya bamasa, kubera ko amavuta afite des propriétés relaxantes. Amavuta atuma umubiri urelaxa ukumva uroroshye, kuko uzarebe nk'iyo uvuye koga isabune, cyane cyane isabune y'amazi muri dushe, usohoka usa umwera, umubiri wakururutse, si wowe urota ushyizeho utuvuta. None se umwera ni iki? Umwera ni uko uba umaze gushifona uruhu rwawe, rukarigenda rwamara kumera nk'ikoboyi, rukajya rugukurura rukakurya mpaka ushyizeho utuvuta tukaworoshya. Ariko noneho iyo ukoresha amavuta uhita usezera ku ruhu rw'ijinsi. Hari abantu uruhu rwagiye rukubera ikoboyi, noneho yagira imyaka 50 iminkanyari ikaba imeze gutya kubera ukuntu rwakururutse, kubera nyine kwa kuntu bagiye barukurura cyane bakoresheje isabune, bamaraho buri tuvuta twose twari turi ku mubiri. Ariko iyo rwose wayashyizeho wumvise bitakunejeje koga amazi gusa, ufata ga ugakuba, ugakoresha ga umubiri wose, warangiza ukunyuguza amazi, ubusa neza, umubiri uri repose. Va kuri bimwe byo muri massage bamasa umugongo gusa, ugena wumva wagira ngo bakumashije umubiri wose, no mu maso n'amaguru, ahantu hose wumva urorashije, ubundi ugasinzira nk'uruhinja kabisa. Mu yandi magambo ubwo bishatse kuvuga ngo nta kongera kwisiga andi mavuta birangiye? Hari abantu bagira uruhu rwumagaye cyane ku buryo iyo ukibitangira n'ubundi ya mavuta woza badahagije. Urwo ruhu rwumagaye ruba rufite inzara iteye ubwoba, ku buryo utuvuta ushyizeho ruhita rukurura twose tukinjira, ku buryo byaba bisaba yenda nk'amezi 2 woga amavuta gusa utagikoresha isabune. Nyuma y'icyo gihe
nibwo yenda wakwitera impeta kuva muri dushe ntiwoge kandi ntiwisige. hanyuma ubwo nari nakubajije ngo mu musatsi umuntu yabikora kangahe, ko birumvikana ku mubiri ho umuntu yoga buri munsi, mu musatsi w'umuntu yabikora kangahe? Mu musatsi ni ugukomeza nk'uko wari usanzwe ubikora, niba woga rimwe mu cyumweru mu mutwe, niba ari 2 mu cyumweru mu mutwe, gusa ugahindura ibyo ukoresha. Hanyuma iriya spray navuze yo ni ukuyiteramo nko ku bantu bagitangira, umusatsi umerewe nabi cyane, donc uba waragiye ukicwa n'inyota, utajya ubona utuzi, utajya ubona. Navuze ko ibiryo by'umusatsi ari amavuta, icyo kunywa cy'umusatsi n'amazi. Umusatsi rero uba umeze nk'urwaye bwake nyine, nawe iyo ugitangira ubikora nk'uwondora, buri gitondo ugateramo spray, nimugoroba ugateramo spray, nibura 2 ku munsi bigukundiye. Bitagukundiye 1 ku munsi. Ariko nk'abantu baramutse babishaka koko babishyizeho umutima, nakubwiye uyu mugabo wo mu Bufaransa witwa Nsibentum ubyigisha. Nsibentum we yabihaye ubuzima bwe, nta kindi kintu agikora, niko kazi. Abantu baramutumira mu gihugu cyabo barimo, akaza agakora ibyo bita master class, mukajya mu ishuri mukicara mukiga, akabamarana nk'icyumweru arimo abigisha ibyo bintu gusa. Mukiga uko mwikorera amavuta mwisiga, mukiga uko mwitunganyiriza, yewe nayo yo koga ushobora kumva utabishoboye ariko wabona uko ugura ibigori. Mukiga uko wakwikorera ayo mavuta, ntago yishyuza, gusa iyo mumutumiye urumva mumwishyurira itike imuzana n'izamusubizayo, mukanamucumbikira iwanyu mu rugo, apana muri hoteli. Hakagira umuntu umwe nyine waba ufite ahantu runaka akaba yamucumbikira iwe mu rugo. Rwose abantu baramutse babishyizeho umutima, ndibwira ko abantu bishyize hamwe hakaboneka abanyeshuri bahagije. Sinzi niba aho ngaho mu Rwanda uko bimeze, ariko nk'inaha mezire za corona bari kugenda bazoroshya ku buryo abantu bashobora guterana ari n'ijana. Abantu bishyize hamwe bagakora iyo groupe, bagateranya iyo tiki izamujyana n'izamugarura, ubundi bakanashaka hazacumbika hazaba muri iyo minsi, rwose yaza pe. Mu by'ukuri turagushimiye, kandi urabona ukuntu tuba dutangije iby'umwuka tukabisoresha iby'umubiri. ubwo nkubwire, arega ubushize nibyo nakubwiraga ngo roho nzima mu mubiri ubuzima, kuko umubiri utaguwe neza n'ubundi n'ubugingo ntabwo bumeze neza. Impamvu nari nkubwira cyakora iyo umuntu arwaye nta kigenda. buriya bari bene data bari bakoze ibintu byiza, nuko hari ibindi bazana bakabyicisha, bariya bagira tampirasi bariya bagorozi bavugaga. Kuko buriya iyo umubiri uguwe neza uranasenga ukanakizwa ukumva ni byiza. Nose umubiri wawe ubabaye ufite ibibazo ukumva umeze neza. Papi urasenga ugahita wumva uraribwa ntibivemo. Kandi Paulo yandikiye abantu arababwira ngo umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu birarindwe. Rero twatangiriye mu mwuka dusoreje mu mwuka, kuko byose bigomba kugira. Erega imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Wabirangije. Twatangiriye uko dutunganya ubugingo, hanyuma ubu dusoje uko dutunganya insengero z'umwuka. Ntiwumva se? Mu gusoza rero ngira ngo abari badukurikiye bakurikiye ikiganiro dutangiye cyitwa ijuru n'amajuru n'ibyo tuzigamo, turabakumbuza kubana natwe no kuri iki biganiro. Mu gusoza twabwira Clarisse kugira ngo dusengere, hanyuma tugakomeza ikiganiro ubutaha. Urakoze data ko wabanye natwe muri iki kiganiro, tuganiriye ku ngingo nyinshi zitandukanye. Mwami Imana, ndasenga kugira ngo ibi byose bijye bibera kugira ngo turusheho gutegura umugeni wa Kristo, kandi Mwami Imana turuhura abantu imitwaro yabavunaga batari bazi uko batura. Mwami wanjye, ndasengera rero buri muntu wese wakiriye iri jambo, nyemerera Uwiteka uzamuhe guhishurirwa muri ryo, uzamuhe gusobanukirwa by'ukuri, kandi Mwami wanjye uzamukumbuze umwuka wera n'impano ze. Mwami Imana uzamwigishe kurobanura imyuka no kutizera imyuka yose. Ndasenga Mwami kugira ngo uzamwigishe kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo abashe kurwana uru rugamba. Mwami Imana turwana n'imyuka mibi. Ndasenze Mwami kugira ngo icyo tuziga cyose muri iri jambo kizabe icyo kugirira ubugingo bw'abantu umumaro. Urakoze data, icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dushimire abari badukurikiye muri iki kiganiro, kandi
tubasaba kudufasha kwagura ubwami bw'Imana musharinga ubutumwa bwiza ku nshuti zanyu zose mufite ndetse n'abo muzi mukorana n'abavandimwe ubutumwa bwiza bukomeze kugera ku mpera y'isi. Hanyuma Clarisse turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya wawe duhaye aho i Burayi ntabwo biba byoroshye ndabizi kandi noneho wowe unagaragaza impamvu zose ariko Imana igumugisha kubw'umwanya wawe ubufashe urimo kugezaho abantu iby'Imana yagushyizemo. Murakoze cyane umugisha ndawakiriye kandi rwose abantu bacumuzwa na nimero yanjye ndabinginze bireke kubacumuza. Message zose mfite nzagenda nzinyuramo byanze bikunze nzagusubiza ariko ubu ni nyinshi cyane cyane bikabije nta muntu nasuzuguye nta muntu nirengagije. Abampamagara bo biragoranye cyane ni gake cyane umuntu ajya ampamagara ndi libre. Kandi noneho kuko ari benshi bahamagara no kuvuga ngo nabarapera bose nabyo ntago byankundira ariko ndinginga umuntu wese ufite nimero ushaka kumvugisha rwose ntago nzamwirengagiza ariko yihanganire nanone uko umwanya wanjye ungana. Ibyiza ni ukuba wakwandika cyangwa ugasiga message audio aho guhamagara kuko guhamagara byo biragoranye cyane pe kugira ngo tuzahuze umwanya byaba bigoranye. Imana ibaha umugisha nanjye mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Ubuzima bw'isi ya none